Ndagira ngo rero twihuse cyane mbagezeho iyi nkuru y'akababaro itunguranye, ni inkuru itugezeho muri iri joro. Ni inkuru yemeza ko Ayabatwa Tribert Rujugiro yitabye Imana. Ni inkuru cyakora cyo hashize nk'amasaha abiri bivugwa, twagerageje gushakisha amakuru hirya no hino mu bitangazamakuru binyuranye, tuza kumenya ko iyi nkuru ari impamo. Ni amakuru avuga ko umunyemari Ayabatwa Tribert Rujugiro yapfuye afite imyaka 82. Uyu mugabo yavuzwe cyane nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 nk'umwe mu bakize cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, cyangwa se u Rwanda rwaba rwaragize. Iyi nkuru ndimo nkugezaho y'urupfu rwa Rujugiro yavuzwe cyane mu masaha akuze y'ijoro ryo kuri uyu wa kabiri rishyira kuwa gatatu tariki 17 Mata 2024. Umwe rero mu baduhaye amakuru yavuze ko inkuru y'urupfu rwa Rujugiro ari impamo. Urukuta rwa The Chronicles ni kimwe mu binyamakuru bivuga amakuru agezweho kandi amakuru yatohojwe hakoreshejwe umuyoboro wa X. Rwavuze ko uyu Rujugiro yapfuye afite imyaka 82. mu twihanganire kugusoma nabi. Uyu mugabo wavukiye mu Rwanda ariko mu myaka 19 ajya mu Burundi ahunze, ndetse akaba anafite ubwenegihugu bw'ibyo bihugu byombi. Yigeze kubwira radio Ijwi rya Amerika mu kanya gato cyane rwose, ngiye no kubareka mukomeze mumukurikirana ikiganiro yatanze yivugaho, avuga uko yatangiye gushora imari, avuga uko yazamutse n'ukuntu byaje kumuhindurira ubuzima. Mu kanya ni ikiganiro ngiye kubareka mugakomeza mukurikira cyose uko cyakabaye. Yavuze ko u Rwanda ruyobowe na FPR Inkotanyi ngo kubera ko yabonaga batangiye gutandukira amahame ya kera, ngo nibwo rero yiyemeje gutangira kugenda gakeya. Ni nyuma yuko ngo hari amahame ya kera bagenderagaho yari amaze guhinduka. Icyo gihe yavuze ko bamwe mu bategetsi ngo batwaye imitungo ye irimo n'inyubako ya UTC iri hano ku murwa mukuru wa Kigali. Nkibutsa ko iyi nzu yaranamwitiriwe ariko yitwa Union Trade Center. Ibyo mu kanya rwose ndakureka ukomeze umukurikira bitangaza. Rujugiro wakoreye ababirigi ari i Burundi yatangiriye ibikorwa bye by'ubucuruzi mu gutwara abantu. Ni nyuma yaje kuba umuherwe ndetse yagira inganda harimo izitunganya itabi, ndetse akanakora ibikorwa byo gushora imari mu bwubatsi. Uyu Rujugiro ubu tunavugana yari afite n'ibindi bikorwa birimo n'inganda yubakaga hirya no hino mu bihugu by'abaturanyi birimo n'ibya Uganda. Leta y'u Rwanda yashinje Ayabatwa Tribert Rujugiro kuba umwe mu baherwe bafashaga ibikorwa by'umutwe wa RNC warwanyaga ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, ndetse hari n'ibikorwa bitandukanye yagiye afatirwamo. Gusa we yavuze ko adakorana na General Kayumba Nyamwasa, ko igihe byasaba ko agaruka mu Rwanda habaye intambara atazigera arugarukamo. Reka rero nkureke ukomeze ukurikira Ayabatwa Tribert, arasobanura byinshi ku buzima bwe. Nitwa Rujugiro Tribert Ayabatwa, nkaba ndi umunyarwanda kandi nkaba n'umurundi kuko nabaye Burundi imyaka myinshi, nkaba mba muri South Africa. Muba muri South Africa, Afrika y'Epfo. Niho mukorera, niho mutuye gusa? Niho ntuye, nkagira n'ibikorwa, noneho nkakora ibindi ahandi nturutse South Africa. Ndabashimiye cyane Bwana Tribert Rujugiro Ayabatwa kuba mwigomwe igihe mwari mufite hano Washington mukadusura no kuri rya Amerika kugira ngo tuganire. Birumvikana si kenshi abantu nkamwe badusura hano. Ndabashimiye cyane rwose ku buryo bw'umwihariko. Kuvuga Tribert Rujugiro Ayabatwa ku banyarwanda n'izina rizwi, muzwi nk'umunyemari, muzwi nk'umuntu ukora mu rwego mpuzamahanga, ariko se iby'umwihariko kuba twumva mu kanya mwatwibwira kurushaho? Mwavukiye mu Rwanda? Navukiye i Rwanda, mbayo abariho ntangirira amashuri ariko mpava ntanayarangije. Mfite imyaka 19 ngenda i Burundi ndahaba kuva mu mwaka wa 60 kugeza mu mwaka wa 90. Mu mwaka wa 90 muri 87 ingoma zihindutse, uyo yafashe ubutegetsi yakuyeho Bagaza, mba mu bantu yafunze maramwe imyaka 3. Ngira Imana ndamucika, hanyuma
kubera ibyo byo gucika ntekereza ahantu nshobora kuba ntazahurira nawe cyangwa ngo abe yantera izindi ngorane, bituma ngenda kuba South Africa aba ariho mpera gutangira ibindi bikorwa kuko ibyo nari mfite Burundi yari yabifashe. Guhunga kuva mu Rwanda kujya mu Burundi, mugahunga mukajya muri South Africa, n'urugendo kuva mu, ariko urabizi muri iyi myaka y'iki gihe hari indege, ntabwo ari ibintu bigoye, kandi buriya iyo uhunga biterwa n'ikikwirukanye. Niyo mpamvu n'ubundi mwavukiye mu Rwanda mujya mu Burundi, mujya muri Afurika y'Epfo, no guhunga ibibazo. Navuga ko ari ibibazo kuko ndakeka ko ntawe utazi ibyabaye mu Rwanda mu mwaka wa 59 na 60. Twari mu mashuri, noneho bashaka kutwica abandi banyeshuri kubera biriya by'amoko, dutoroka dutyo tugenda i Burundi. Ngezeyo sinashobora kongera kugira amashuri, noneho nshakisha akazi, ndatangira ndakora, mbayo, noneho ngeraho mva mu kazi nakoraga njya kwikorera ku giti cyanyu. Ubwo ni mu ihe myaka tuvuge? Mu myaka ya 70 nari maze nk'imyaka 10 nkora akazi. Nabanje gukorera leta y'Ababiligi muri 60, nkora muri post office. Ni hambere. Hanyuma nyuma yaho nkora mu kintu cyitwaga Soko Petrol, bukitwa SEP, cyabikaga ibitoro by'u Rwanda, Burundi na East ya Congo. Muri 70 niho nahavuye, ndagenda ntangira kwikorera. Nibwo mwatangiye kuba rwiyemezamirimo, mutangira akazi kwishakishiriza imirimo. Ntangira ku bintu bya transport, biriya byo gutwara abantu. Urazi kera abantu bagendaga mu modoka ziriya z'amakamyoneti, ugapakiramo ibintu hejuru yabyo, ugapakiramo abantu bakakuriha. Naho nahereye. Ubu turasubira mu myaka za 60, turi muri 2013. U Rwanda rwabonye ubwigenge mutari mu gihugu, ariko hagati aho mwaje no gusubira mu Rwanda. Mbere yaho se ari muri Afurika y'Epfo, tuvuge no mu Burundi aho mwabaye, hari n'abandi banyarwanda, ntimwigeze musubira mu Rwanda? Ntabwo nasubiye mu Rwanda muri 94 aho intambara irangiriye ya FPR, ariko hagati ya 60 na 94 ntabwo nigeze nsubira i Rwanda. Nabaga i Burundi nkavuye njya muri South Africa. Etienne, wenda ngize icyo nanjye nabaza, utubwiye ubuzima wanyuzemo, imirimo wakoze. Iyo urebye usanga ari ibintu abantu benshi banyuramo, gukora muri serivisi za transport, ibintu nk'ibyo. Ariko nk'uko mugenzi wanjye yabivuze kare, iyo uvuze izina Rujugiro Ayabatwa, yaba umunyarwanda, yaba umurundi, cyangwa se umugande, cyangwa se umunyafurika y'Epfo, iryo zina bararizi. Iryo zina watangiye gute kuryubaka? Byagutwaye igihe kingana iki? Urabizi buriya kubaka izina biterwa, ntabwo ari ibintu ukora n'ubushake, ni ibintu bikorwa n'ibikorwa byawe. Iyo ufite ibintu ukora bishimishije abantu cyangwa bifitiye akamaro abantu barabimenya, bakakumenya. Ntabwo nigeze nkora ikintu na kimwe ngo kugira ngo mbe iryo zina ryamenyekana, ahubwo nakoze akazi kanjye, nkora ibyo nshobora, mfasha abo nshobora gufasha. Ibyavuyemo ni ibyizanye, ntabwo ari ibyo nari nagendereye. Ariko gukora benshi barakora, ntabwo bagira nk'aho mwagize, hari ibanga ryihariye mwagira muti? Ibanga ntabwo ari ibanga ryanjye jyenyine, ni ry'umuntu wese ushaka kugira icyo ageraho. Bwa mbere ugomba kumenya aho ushaka kujya, ukaba uzi icyo wifuza kugeraho. Bwa kabiri ugakora ibishoboka byose kugira ngo ukigereho, kuko ikintu cyose kigira igiciro. Niba ushaka gukora ngo ugere ahantu, ntabwo uzakora ngo ugeze saa 10 ngo uvuge ngo isaha yo gutaha irageze. Ugomba kubyihatira. Hanyuma iruhande rwabyo, nubwo wakora cyane, nubwo waba uzi aho ujya, hari ibintu bimwe ugomba kwitondera, nko kumenya yuko ibyo ukora byose ubikorera kandi unabikoresha abantu. Kumenya abantu, umuntu wese uwo ari we wese uguciye iruhande, n'uwo ukoresha kubura mubiri wawe, ukamuha agaciro ke akwiye. Hakaba kumenya kugendera ku ijambo ryawe. Niba uvuze ikintu
naho wakivuga hanyuma ugasanga wibeshye ariko kubera ko wakivuze ukacyubahiriza. ntabaciye se mu ijambo bwana Rujugiro, muvuze mu kanya ko mwasubiye mu Rwanda muri 1994 mwinjirana no mu muryango wa FPR bamaze gufata ubutegetsi. FPR mwakoranye muti? FPR ntabwo mukuri FPR itangira siho nari mfunze muri za 87 1990 nsohotse mvuye mu munyururu wa Buyoya mpura nuko hashize ukwezi kumwe niho FPR yateye u Rwanda, ariko ijya gutera umuntu wafashije mu kuronka impapuro zo gusohoka, mu kuronka visa zo gushobora kujya kureba abana banje muri Suisse yari Fred Rwigema. Akaba rero ataransobanuriye ko nta mwanya yabonaga nahunze ndashaka kujya kureba abana, abona nta mwanya yaronka wo kunsobanurira ibintu bya FPR, arambwira ati ntacyo, hari ibintu nifuza ko tuganira ariko ubu nta mwanya, wegenda nihashira nk'ukwezi uzanyara kugaruke tuganire. Umunsi nagarukaga ngeze i Nairobi menya ko bateye u Rwanda, noneho abana muhiraho yari yatelefoniye mbere yo kugenda i Rwanda barambwira bati hari umuntu wa telefoni, bampa nimero, ntelefoniye umwana umwe wo muri FPR aranyitaba, nuko ninjiyemo ndagenda nsanga abantu. Ubwo hari he aho ngaho? Hari muri 90 mu kwezi kw'icumi umunsi batera, nageze i Nairobi bucya ngenda i Kampala nsanga bateye, ninjira mwonyo ntazi uko bimeze, ariko muri byose nari mfite igitekerezo nk'icy'abandi banyarwanda bose bari bafite cyo kugerageza gusubira mu gihugu cyacu. Noneho kuva aho nkora ibishoboka byose, ari ukubafasha ku giti cyanjye, ari gusaba bagenzi banjye b'abacuruzi ngo babafashe, n'abandi bantu batari abacuruzi tuziranye, noneho dukomeza dufasha dutyo kugera twinjire mu Rwanda. Birumvikana kwifuza gutaha mu gihugu ni indoto ya buri wese wahunze igihugu. Muri make nk'umunyemari mwari mumeze mutyo, mwafashije umuryango wa FPR ku buryo bw'umwihariko? Birashoboka kuko hari ibintu buri umuntu wese akoresha ibyazi mu mimenyere yanjye y'ibintu bya management y'amafaranga n'iki, narabafashaga gukurikirana amafaranga yaje, icyakora hajya, n'ukuntu umuntu ashobora kurondereza kugira ngo ashobore kugera ku byo bashaka. Ariko ni ukuvuga ko nawe noneho wakoraga mu kigega cyawe ukagira ayo ushyira muri uwo muryango wa FPR? Nta muntu n'umwe, ukuyeho no kuvuga ngo abanyarwanda n'abantu b'abanyamahanga babonaga ikibazo cy'abanyarwanda baradufashije. Urumva rero ntabwo nari gusigara, ntabwo nari kuba inyuma muri abo ngabo, ariko sinavuga ngo hari icyo narushije abandi gufasha, kuko hari nk'abakecuru baronkaga udufaranga dukeya babafashije two kugira ngo abana babo bakora babafashije ngo bashobore kwitunga, bakizirika umukanda bakadutanga kugira ngo intambara igende. Urumva ntabwo navuga ngo kubera ko ngiye natanze 100 uri agatanga rimwe ngo hari icyo namurushije, oya, icyabarwaga ni umutima umuntu yabitanganye. Birumvikana nyuma y'imyaka hafi 20 mu muryango wa FPR ufashe ubutegetsi mu Rwanda, namwe birumvikana mwari ku isonga, none hafi imyaka 20 irangiye muri hanze y'igihugu nanone gutaha se n'urundi rugamba? Ibyo oya nta gatoya, kuko kugenda kwanjye kuva i Rwanda ntabwo ari ikintu gifite aho gihuriye n'abandi banyarwanda, ni ikintu cyo ku giti cyanjye ubwanjye. Reka mfatiriwe ahubwo, ubu se mwiyita impunzi cyangwa? Oya nta gatoya, ntabwo niyita impunzi, ariko nta nubwo ushobora gusubira i Rwanda. Impamvu ni ihe? Impamvu nuko urumva FPR Rwanda hari ibintu yarwaniye, hari ibintu by'intego yagombaga kugeraho. Nari umwe rero mu bantu bageragezaga, nari mu cyama muri FPR, ndi muri komite executive, nkaba umwe mu bageragezaga ko izo ntego twashinze tutazinyuraho. Aho mboneye tutangiye kunyuranya nazo cyane, nkabona icyama gitangiye gufata uwundi murongo atari uwo mbona twari twagendeyeho mu ntango, niho nabasezeye nge mfata inzira, ndavuga nti nge sindi politicien, ntacyo nshobora guhindura, ariko nta nubwo ushaka kuba mu bintu bitari ku murongo. Bwana Rujugiro, uvuze ko wari mu buyobozi bwa FPR, wari mu buyobozi bwa cyama, usibye n'ibyo wari no mu kanama
ka perezida gashinzwe kumugira inama. Ni ukuvuga ngo ibyo ari byo byose hari ukuntu wari ufite ubushobozi bwo kugira ngo bimwe mu bintu bibe byahinduka. Hari inzitizi wabonaga cyangwa se wahuraga nazo zatumaga ibyo bitekerezo byawe kugira ngo ibintu bihinduke bitakwemerwa cyane. Ndakeka ko niba wanyumvise nicyo nashatse kuvuga, kuko bwa mbere iyo uri mu icyama si cyo gitwara. Icya kabiri, iyo uri umujyanama ugira umuntu inama ariko ashobora kutayikurikiza. Ndakeka ko icyo nashatse kuvuga ni uko nabonaga izo nama mbagira n'ukuntu mbona umurongo twagenderaho binyuranye n'umurongo bakurikiza, so batanyumva. Kuva aho rero nsanga ntakaze umwanya, byiza naba nigiye iruhande. Iyo muvuga ngo bakora ibi batanyumva, mu by'ukuri abo ni bande? Umuntu yavuga ati namwe mwari murimo. Icyo nanze ni ukubamo, justement nanze kubamo mu ndani cyangwa hehe? Oya, kubamo muri abo ngabo, muri abo kuko twagiye tugamije gukora ibintu, twumvikanye uko bizakorwa. Tugeze ahantu mbona batangiye guhindura umurongo, ntabwo bikigenda nk'uko twabivuganye. Niho nafashe inzira zo gukuramo akange, ubu mve muri abo ubu tuvugana nta cyabo batoza kubageraho ntibishoboka. Ariko abo ni bande? Ntabwo mbazi. Urabazi kundusha urabazi kundusha. Ni abategetsi, ntabo b'icyama, ntabo nyine bakora ibyo bintu. Ntacyo turabita bo naba. Hanyuma ariko ikintu gikomeye cyane muri iyi minsi cyagarutsweho ni imitungo yanyu mu Rwanda, cyane kiriya kigo cyanyu UTC, ikigo cy'ubucuruzi gikorera kiri mu mujyi rwagati, umujyi wa Kigali. Hari umuntu umwe watwandikiye mu kanya kuri Facebook agira ati ese Bwana Rujugiro Ayabatwa yitegura gukora iki ngo asubizwe imitungo ye? Ese azabikora ari hanze y'igihugu? Nibyo ahubwo buriya ntabwo n'ibiriya byagaragaye, kuko mbere ya biriya habanje muri 2008 nari mfite ikibanza cyitwa Kagarama. Baranyandikira barambwira ngo icyo kibanza ngo barakintwaye, kandi ari ikibanza mfitiye title, nta kosa ririho, nta kintu. Muravuga niba district yaho ya Gikondo, Kicukiro. Iranyandikira irambwira ngo iragitwaye. Babwira ko ntabona impamvu bagitwara. Noneho banyohereza ibaruwa barambwira ngo nimbereke konte, bampa amafaranga, ariko amafaranga y'intica ntikiza atarakwiranye n'icyo kibanza. Ntabwo nigeze mbasubiza, ndabihorera. Mbona yuko ninjye hanze nkabivuga nzaba ndiho nononera u Rwanda, kubera wenda abantu bakeya batumva intérêt général, bareba igiti cyabo, inyungu zabo bwite. Ndabiceceka. Noneho nyuma yaho muri 2010 hasohoka ibaruwa ko bantwaye passport, ngo passport yanjye ibaye cancelled, hamwe n'umuryango wanjye, abakazana, abahungu banjye bose passport wazi cancelling. Ariko Tribert Rujugiro Ayabatwa ni umunyarwanda, ariko baranditse yuko kuva ubu passport yanjye ibaye cancelled. Sinzi uko wabivuga mu Kinyarwanda, iteshejwe agaciro. Donc ni nko kuyinyambura, hamwe n'umuryango wanjye bose. Hanyuma urabona ni ibintu bitari bifite icyo bintwaye, kubera ko mbere yo kugenda mu Rwanda nari South African, nari mfite passport ya South Africa. Nta iyo passport yari yo kuvuga gusa ngo nshobora kwerekana ngo ndi umunyarwanda, ariko mu kugenda no kuronka amaviza byaranyoroheraga gukoresha ya South Africa. Nabyo nanga kubishyira hanze, kuko nabonaga yuko bishobora kwerekana izina ribi ku butegetsi buhari. Ndabyihorera. Buriya rero nibwo haje kiriya kibazo cyo gutwara UTC, bavuga ngo hari komisiyo ireba ibintu bitagira bene byo, byandagaye. Ariko igitangaje bakandikira ubuyobozi bwa UTC, n'ibyo bintu bitagira bene byo niba byandagaye wakwandikira ubutegetsi uti. Ikindi bavuga muri twavuganye n'abashinzwe ubushinjacyaha mu Rwanda, hari igihe bavuga ngo babifashe kuko hari ibyaha ukurikiranwaho. Icyo ni ikindi nari nibagiwe kukubwira. Mbere y'uko bafata UTC naronse ibaruwa y'uko amakonti yanjye n'ay'umudamu wanjye bayafashe muri Access Bank. Bavuga ngo bariho baragira criminal investigation. Ubundi uko nzi muri criminal investigation baranakubwira, baranaguhamagara, baranakubaza,
bakanakubwira n'icyo bakwemvesitingaho mbere yo kugira ngo bagufatire ibyemezo. Kugera ubu n'uno munsi nta kintu ndamenya cy'iyo investigation. Hanyuma igituma biriya bavuze atari byo ni ukubera ko iyo biba byo banabyandika. Kugera umunsi wa none nta kintu kindi kirasohoka cyo kuvuga ngo UTC turayifashe cyangwa se ibintu bya Rujugiro turabifashe, atari igikaratasi gisa naho ari polikopi iyo komisiyo yanditse kivuga ngo ubuyobozi bwa UTC kuva uno munsi nimubwire abantu bo muri UTC amafaranga bajye bayashyira ku ikonti yacu. Nicyo kintu cyonyine nk'abantu batwumva bwana Ayabatwa, umunyemari nkamwe n'umutungo mufite n'ubushobozi, ndavuga ubwenge rwose n'ubushakashatsi mukora mu gushora umutungo wanyu no gushakisha, aho bavugaga muti icyateza abanyarwanda n'abanyafurika imbere mu kumva mutakorera mu gihugu muvukamo, icyo mwumva kibura cyane cyane muri Afurika no mu Rwanda kugira ngo abanyemari nkamwe mushinga imizi, ibibazo Afurika ifite turebe ko nibura byakemurwa hakoreshejwe abantu nkamwe, n'iki mubona kibura? Ikibura nuko navuga ngo ni demokarasi. Navuga ngo ikintu kibuze iyo igihugu imiliyoni 12 zihagarariwe n'umuntu umwe akaba ari uzitekerereza akica agakiza, nta hantu icyo gihugu gishobora kujya. Uwo muvuga ninde? Ndavuga ega na Afurika yose. Usanga abaperezida bose bafite ububasha burenze igipimo. Umuperezida ashobora kwambura, ashobora kwica, ashobora gukora icyo ashaka, ari hejuru y'amategeko. Ko mubaha muri Amerika niko bimeze. Biratandukanye ibintu umuperezida wa Kongo cyangwa w'i Rwanda cyangwa wundi akora, Barack Obama hano yabikora. Hari amategeko. Nicyo kibuze rero muri Afurika. None nkamwe nta mategeko, ni umuntu umwe akaza agashinga amategeko ye. Ese bwana Ayabatwa, kiriya kigo cy'ubucuruzi cya UTC waba ari wowe munyemari ugifiteho ububasha wenyine, cyangwa se hari abandi bantu bafitemo imigabane ku buryo bari mu Rwanda bashobora no kuvuga ngo dufitemo imigabane, iki kigo ntago kigeze kirekurwa cyangwa se ntago umuntu yagitaye? Barahari ku buryo bw'uko icyo twakoze umunsi tugira inama biriya bibaye, naravuze nti ko ngewe ndi hanze nkaba ntari mu Rwanda, ubu ni wari chairman wa kiriya kigo, noneho ubu chairman mbuhaye uwundi muntu umwe mu banyamigabane dufatanije. Ndamubwira ubu wowe noneho ba chairman aba ari ugaragara imbere ya leta, ariko ntibashaka kumwumva. Aha wenda mbere yuko turangiza ntaza gucikwa ntatanze message nifuza guha Kagame, Perezida Kagame. Ni nabyo nagira ngo ngeraho mu kanya, mwihangane kabisa nshaka kuza kumuha message. Nicyo nagira ngo ngeraho mu kanya ngira nti turebye uko mukora business yanyu, uko imari yanyu mwayishoye hirya no hino muri Afurika, mufite ishusho yaguye yuko abanyafurika bashobora kuba batera imbere kurushaho. Mwe ari ubwo butumwa mushaka guha umuntu umwe muvuga muti Perezida Kagame mu Rwanda nka perezida ubwe, mwavuze muti ni umuntu umwe rukumbi, icyo mubona yakora kuri uyu munota muti 1, 2, 3 nibi abaturage b'ibihugu bakamererwa neza? N'iki mwatubwira? Aho mbajije ikibazo kigoye cya politike, ariko ndakigusubiza kubera ko nifuza ko yanyumva akumva n'abanyarwanda. Bwa mbere, ikintu cya mbere, message ya mbere namuha ni ukutiyitiranya n'u Rwanda, ngo niba jewe mvuze ngo Kagame ntakora neza ngo bavuge ngo nanga u Rwanda. Ntabwo Kagame ari u Rwanda, ntabwo agomba kwitiranya n'u Rwanda. Icya kabiri nuko agomba gutandukanya ibintu. Hari abanyamategeko, hari inkiko, ntareke zikore yo kuzinjiramo, ngo niba umujuje acira urubanza uko atabishaka buke yamumanuye muri gereza. Ntabwo ibyo bintu bifite ahantu bizageza u Rwanda cyane nawe ubwe bizamugeza, kuko umuntu umwe ntabwo ashobora kureberera miliyoni 11 ngo abone ko zose zifunze amaso, nta kintu zizi, ntacyo zibona, ari we wenyine ubona. Ariko se ntabaciye mu ijambo bwana Rujugiro, mwarakoranye hafi tugeze kuvuga gatoya ko mwari muri mu kanama ka hafi kamugira inama kabisa. Ibyo bintu mwabimugejejeho, ikitumvikanamo ni iki? Uko mwumvaga atabyumva perezida? Erega umuntu buriya ntabwo ahinduka gutya ngo nk'ijuru ngo arahindutse yijimye, no. Ni ibintu biza buhoro buhoro. Ugasanga rero niyo muri kumwe
ubunaka ukavuga uti kariya nakamucitse kazakira, ukongera ejo hakazaho akandi, noneho bikaza kugera ahantu bimera nka cya kirahure cyuzuye amazi washyira mu gitonyanga akameneka. ahubwo mfatiye kuri iyo ngingo bwana Ayabatwa, hari n'andi makuru amaze igihe avugwa atangazwa, namwe mwarayumvise, aho inzego z'ubutegetsi mu Rwanda zavuze ko mwaba mufatanya n'imitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ikorera hanze y'igihugu. Hari ibyavuzwe n'ubu biracyavugwa ko mwaba ahubwo, murabitubwira mu kanya, mufatanije na barimo Generali Kayumba Nyamwasa, Colonel Patrick Karegeya n'abandi bantu n'indi mitwe irwanya ubutegetsi ikorera hanze y'igihugu. Mwarabyumvise ibi, mwe mubyakira mute, mubivugaho iki? Ibyo kabisa barabivuze, kandi naramwoherereza message, muyohereza Perezida Kagame, nyicisha ku bantu bashobora kuyimugezaho, kumubwira ko ntabwo mfite intere n'imwe na ntoya muri politike, ko kandi nta na rimwe nzigera nsubira kujya mu kintu cyatera u Rwanda ku mpamvu izo arizo zose. ubabazwa no kuba ubu ngubu imitungo yawe irimo gufatirwa, ukaba noneho nta n'uruhare urimo kugira mu guteza imbere u Rwanda? Mbabajwe no kudashobora kugira uruhare rwo guteza imbere u Rwanda. Imitungo ntabwo imbabaje, uko ari amazu nta mapune afite, ntazayashyiraho amapine ngo ashobore ayajyane hanze. Wari umukuru w'igihugu wundi wigeze kubikubwira? Hari uwabivuze. Nta mapune afite, ari hariya, ashobora kuyitiza imyaka 2-3, hazagera nkagaruka nkayasubirana, nk'uko nasubiranye BTC. Bantwaye isosiyete mu Burundi bayimarana imyaka 6, ariko narayisanze nubirakora. Nari amazu nzayasanga hariya. None se tugarutse ngo amazi arashyuha ntiberwa wambeho, gutahuka kwanyu mu Rwanda aho mwavukiye, muravuga muti kurwanya u Rwanda n'intwaro ntibirimo, gukora ibi n'ibindi ntibirimo, kandi mwavuze ko mwinjiranye na FPR i Rwanda, muzasubira mu Rwanda bigenze bite? Ntabwo nshobora no kudasubirayo. Niba kondisiyo yo gusubira mu Rwanda ari uguteza intambara, nzayemera ngume hanze, nta ntambara nzateza. Ikindi nuko ntabwo nemera, nta kintu cyatuma mbona uko Kagame yakoze agahinduka, ntabwo nakwemera ko na Kayumba adashobora kwinjira atyo ngo yongere ahinduke abe nkawe. Wumva niba narananiranywe na Kagame, navuga ngo noneho ubu Kayumba ni ubaye umuntu muzima tuzajyana. So kuva aho ngaho rero ntabwo kabisa ndi kumwe na Kayumba, kandi noneho jye kubwanjye barabizi ko tutari kumwe, barabizi ko nta intere mfite na ntoya yo gutera u Rwanda, gusa ntabwo nzi kibatera kubikoresha, ni igikoresho bafata bakabikoresha. Tugaruke ku mwuga w'ubucuruzi ukora cyane. Uherutse gutangariza ikinyamakuru kimwe cy'Ubugande yuko gushora imari mu Rwanda ubu ngubu ariho bimeze nk'aho ari uguta umwanya, kuko igihe ari cyo cyose ntabwo uba wizeye iyo mari yawe. Ibyo bintu wabivuze ubihereye kuki? Birababaje kuko ikintu cya mbere, urazi no muri constitution z'ibihugu byose babanza gutanga garanti y'umutungo w'umuntu, ko umutungo w'umuntu uri ntavogerwa. None se ahantu bashobora kukwandikira ngo wowe ngo inzu yawe ntigira nyeneyo, kandi ari wowe babyandikira ngo turayitwaye, wumva aho hantu ari ahantu wagira abantu ngo ntibashore imari? Bwana Rujugiro, ufite imitungo myinshi hirya no hino ku isi, mu bihugu 10, ukorera ubucuruzi mu bihugu bisaga hafi 22. Uriya mutungo wo mu Rwanda urakubabaje? Nta na gatoya, nicyo nakubwiye, ntabwo mbabaje kabisa. Gusa ikimbabaje nuko ibyo bakora bizononera ekonomi y'u Rwanda, bizononera ubukungu bw'u Rwanda gusumba uko giye binyononera. Niyo message nabahaye mu Cyongereza, ndababwira ngo niba babona iriya UTC bakabona inzu yanjye cyangwa ikindi kintu cyose mfite mu Rwanda gishobora kugira icyo cyabafasha, niba kinsabe nzakibaha. Nagira ngo kondisiyo nshyizeho, ntacyo musabye kindi, ntacyo nsabye kindi, nzakibaha. Nkibaha gute, ariko nzakibaha. Ariko bo gutesha u Rwanda agaciro ngo abashoramari bahahunge kubera ko bagenda bambura ibintu by'abantu. Bwana Ayabatwa, wenda tugera ku musozo w'ikiganiro, wakunze kujya mu ngendo nyinshi na Perezida Kagame uhamagarira
abanyemari mu bihugu bitandukanye gushora imari yabo mu Rwanda. Uyu munsi iyo muhuye n'abo banyemari ubabwira iki? ngira imana kuko ntabwo duhura, kuko abantu benshi bashoye imari mu Rwanda birinda ko twahura, kuko turamutse duhuye i Rwanda bakabimenya, kandi bazabimenya babagira nkanjye. barabyirinda cyangwa murabyinira hamwe? Oya, njye ntabyo nirinda, sinabyirindira iki. Bo barabyirinda kuko kugira ngo imitungo yabo idatwarwa, kugira ngo batajya aho nagiye, baranyirinda, barampunga. So ntabwo duhura, ariko duhuye nababwira ngo sore, mumbabarire, ntabwo nari nzi bizashyika. abo ni abanyemari mubwira? Abo naba narigiriye inama yo gushora mu Rwanda, ubu bakaba bari wenda babona ko ibintu bitagenda neza, nababwira ngo mumbabarire, ntabwo biriya nari nzi ko bizagera hariya. nagira ngo duse nk'abanzura Bwana Rujugira y'Abatwa, mpereye ku buryo mwazamutse mwubaka umutungo wanyu, nk'inama tuvuge mwagira nk'abantu bakiri bato, abantu bashaka kugira ngo babe ba rwiyemezamirimo, batangiye kuba bashora imari mu bikorwa byazamura igihugu, ikintu mwabwira muti mwakora mutya, icyo mwabwira muti mwakwirinda iki, n'iki mwatubwira? Inama nabagira, ikintu cya mbere bagomba kumenya icyo bashaka. Icya kabiri ni ukwirinda gushyira amafaranga imbere. Ntabwo umutungo ari amafaranga. Umutungo ni ugukora ukagera ku cyo wifuza kugeraho, kandi iteka ukabikora ubikorana n'abandi, ukirinda kuba wahemukira abandi kubera amafaranga. Amafaranga ntuyashyire imbere, ugashyira imbere akazi kawe, ibindi bizaho. birumvikana ngo ararekwa ntashira, ariko twishimiye cyane kuba mwaje hano i Washington mugasura Ijwi ry'Amerika hano muri studio zacu, tukaba tuganiye mukatuvunguriraho. hari byinshi twaganira, ku mwanya ni muto. Ndabashimiye cyane kumpa ubu buryo bwo gushobora kugeza iki kiganiro ku bantu b'iwacu banyumva. Niba hari ibyo navuze wenda bitabanezereye bambabarire, ariko nta kundi nari kugira. Murakoze. nanjye ndabashimiye Bwana Tribert Rujugiro y'Abatwa. Edi Rwema nawe ndagushimiye, namwe abatwumvise mwese nongeye kubashimira kandi mbatumira. kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe na Etienne Karekezi.